cyane rwose. ukeneye guhindura karagiteri rero. Amen. Ariko numva nkeneye kuzakora igiterane hano cy'abantu bubatse. Ni bande banshyigikiye mungirire muri cyo tumve abantu banshyigikiye kuzakora igiterane cy'abantu bubatse. Kuko ndabona hano hantu hasigaye hari abantu benshi. Turahari. Nuko Turahari rwose. umuntu ndabona hano habera igiterane. Hano ndabona hari aba king uraho neza. Aha ndabona habaye igiterane. Hano hari umuntu mbajije ngo wowe se urubatse. Tekereza ariko ngo wowe se urubatse. Ngo wowe se urubatse. Ngo wowe se urubatse. Tekereza king, tekereza umuntu uri kumbaza ngo mbese wowe urubatse kandi ni na urubatse tanu mwiza. Hano hari umuntu waryanditse iyo jambo nta nubwo ariko babaza abantu bakuze. Iyo uri umuntu wubaha ntabwo ari kubaza umuntu ukuze. Ntabwo baza ngo wowe se urubatse. Iryo jambo wowe se ntabwo ari ijambo ry'icyubahiro. Tayari wabuze umugabo. Ntabwo ari ijambo ry'icyubahiro. Iyo ushaka kubaza umuntu mu kinyabupfura uramubaza urubatse nawe kuvuga ngo wowe se urubatse egari harimo agasuzuguro. Ntabwo ari byo. Ubundi hari imvugo zitari nziza. Hari imvugo kubaza umva ngo kubaza wiki niba ari Kinyarwanda. Tekereza hari Kinyarwanda hari bavuga ntibavuga. Mwarabyize ibyo bintu? Abantu babyize bavuga ntibavuga, murabyibuka? Yego. Ntabwo baza umuntu mukuru ngo umubaze ngo ese wari uri umwana. Ngo se wabaza suka mubaza ngo ese wari uri. Ese ukakoresha ijambo ese. Ese wari uri. Ntabwo bishoboka. Ese wowe se urubatse. No, ntabwo ariko wagombye kubaza. Wagombye kubaza none nawe urubatse. Exactly. Imana iguha umugisha. Ntabwo ari ukugukasa ahubwo ni ugukosora Ikinyarwanda. Amen. Imana iguha umugisha. Rero nshaka kuvuga niki? Nshaka kuvuga ngo guhindura imyizerere yacu bidusunikira mu kubona cya kindi twasabye. None nawe urubatse. Ndubatse. Ndubatse mwiza. Ndubatse ndi umusaza. Ntari umusaza. Ndi umusaza mfite umugore n'abana benshi. Mfite n'abuzukuru. Mfite n'abuzukuru babiri. Maze kugira abuzukuru babiri. Mubyumve neza hano. Hari ubuzima dukeneye guhindura kwizera kwacu kugira ngo tubone kwa kwizera kwacu kugire icyo kubyara. Muranyumva? Uri umusaza. Abantu bajya bambona hano bagahunda ndi umwana. Ntabwo nshaje cyane ariko ntabwo nshaje cyane. Ntabwo nshaje cyane mu izina rya Yesu Kristo. Ndacyari muto mu izina rya Yesu Kristo. Ndacyari muto. Vuga ngo brother uracyari muto. Ndacyari muto. Nuko mfite abuzukuru ariko ndacyari muto. Mfite abuzukuru, mfite abana abuzukuru babiri. Imana ibahe na madamu wanjye ari hano. Mukunzi zamura ukuboko bakubone mukunzi. Utababwiye ko bajya bansaba pase yawe. Nese uri hano? Ntumva n'umuhungu wanjye ari hano. Umuhungu wanjye ari kuvuga ngo mujye mumusaba pase. Dore ngo madamu wanjye amanitse ikiganza. Mwamonye? Yitwa Serina Kami. Si nguwo? Ngo ari kumanika ikiganza hasi ngo yamanitse. Ongera ukimanike gutya bakubona. Imana iguhe umugisha. Madamu wanjye ari hano. Ndubatse mama mwiza. Muranyumva neza rero guhindura imitekerereze muri buno buza guhindura imitekerereze no kwizera bibamo. Kwizera bijyana no guhindura imitekerereze. Rero uko kwizera guhindura imitekerereze niko kubyara umugisha. Kwizera guhindura imitekerereze kambabwiza ukuri urashaka umukunzi wawe, urashaka kubona umugabo ariko ntabwo wanze guhindura imitekerereze. None niba udahinduye imitekerereze ntabwo uzubaka urugo rwawe. Kubera ko bisaba guhindura imitekerereze yo kwizera. Guhindura imico yawe, imico y'umubyeyi
ukamenya ngo ese nakubaka gute, ese nagenda gute. Izo nzira zose bisaba guhindura imitekerereze. Kandi niba ugiye mu kintu ukavuga ngo noneho mbaye umukristo, shobora uba umukristo ube we. Cyangwa niba wivanga ibintu, kubera ko muri buno buzima bubiri, niba ushaka ndi kuri ya ngingo y'abantu bavuze ngo pastor dusengere dukeneye abagabo. Niba ushaka umugabo, ukeneye guhindura imitekerereze, ugahindura karakteri zawe kugira ngo ubone umugabo w'umugisha. Kubera iki? Ushobora kubona umugabo mukabana ariko iminsi mike mugatandukana. Kubera iki? Imico yawe ntabwo ari myiza. Ntabwo imico yawe ari myiza. Kandi reka mbabwize ukuri inshuti zanjye, abantu bagira amahirwe babona ababagira inama, babona ababahana n'ababahanura. Ariko iyo wanze guhanwa, ukanga inama z'abakuru cyangwa ukanga inama nziza, rimwe na rimwe ugendera mu nama z'abaguharaye, ukazatakaza inama z'abagukunda. Ntago mwanyumvishe, mwungirire muke nawe mwanyumvishe. Utakaza inama z'abaguhara, utakaza inama z'abagukunda, ukakira inama z'abaguharaye. Kandi inama z'abaguharaye baguta imbere, bamara kuguta imbere bakakujugunya, kubera ko batatakaje imbaraga kugira ngo bakubone. Nta kintu na kimwe bibamarira, nawe ntacyo bikumarira. Iri foko niba ugiye gushaka urugo, ukaba ugiye kubana n'umuntu, hindura karakteri zawe, hindura imico, hindura agasuzuguro. Uri umugabo, niba uri umugabo, hindura gusuzugura umugore wawe cyangwa gusuzugura abagore b'abandi. Ntushobora gusuzugura abagore b'abandi ngo wubahe uwawe. Uranyumva? Rero hari ubuzima dukeneye guhindura kugira ngo tugire za nshingano zacu nziza. Imana ibaha umugisha. Hari ubuzima dukeneye guhindura muri kwa kwizera kwacu. Aha niho muri Yakobo turi gusoma, hari imiterere yacu, kandi iyo miterere yacu iminwa natwe gusa, nta wundi muntu yimenye. Ninjye ukwiye guhindura imitekerereze yanjye. Ese navuganye nabi na madamu? Reka musabe imbabazi imbere, kubera ko ninjye ukeneye guhindura imitekerereze yanjye. Ese navuganye n'umugabo wanjye? Ninjye ukeneye guhindura imitekerereze yanjye. Ni wowe ukeneye guhindura imitekerereze. Imitekerereze yacu akenshi ikontororwa n'abatugira inama, majorite abenshi ihindurwa n'abatugira inama, n'abo tubana nabo, n'abo tugendana nabo, n'abo tuvugana nabo. Iyo mitekerereze yacu iyo ihinduwe nabo, batwubaka uko biyubatse, ariko ntabwo batwubaka uko twe twiyubatse. Noneho rero bitekerereza nawe, niba ngewe nkubaka uko niyubatse, mubitekerezeho nawe. Hari ubuzima ukeneye kwinjiramo kubera ko umaze kumenyera, umaze guhindura imitekerereze yawe kugira ngo wakire imitekerereze myiza. Imana muri uyu mwaka ihindura imitekerereze yawe. Imana ihindura imitekerereze muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Andika ngo Imana ihindura imitekerereze yanjye muri uyu mwaka. Imana ihindura imitekerereze yawe muri uyu mwaka. Imana ihindura imitekerereze. Kandi reka mbabwize ukuri nshuti zanjye, nubona umuntu ugukunda, ukabona umuntu ukugira inama rimwe na rimwe naho hazamwe inkoni, uzamukunde kubera azaba agukunda koko. Mfite abasore, hari abasore, ndoye ko ndi umusore ko abasore banjye mbakubita, nakira narabahanaga habakubita kandi nkabaraza hanze. Wiri uracyari hano? Vuga cyane, uracyari hano? Ndahari daddy. Nigeze ngukubitaho? Rimwe cyangwa kabiri kenshi. Kandi uri umusore. Kubera iki? Imikorere, imitekerereze n'imikorere. Mureke mbabwire, imitekerereze n'imikorere yacu. Iyo ugize Imana ukabona umuntu ugukubita urushyi hano, ariko udakubiswe iteka ryose, ubugira amahirwe. Kubera hari igihe utakaza Imana, kandi gutakaza Imana ni iki? Ni ugutakaza. Munyumve neza hano. Ikino kintu ndashaka kano kantu mukumve neza nshuti zanjye. Gutakaza Imana ni ugutakaza umujyanama mwiza. Ni ugutakaza umujyanama mwiza. Iyo utakaje umujyanama mwiza, hari igihe bano bahungu banjye bitwaraga nabi, nkabimenya ko bitwaye nabi, nkamenya ko kagiye gutereta, kandi agatereta umwana kandi adafite gahunda. Nkamuryamisha hasi, icara hano umbwire wagiye gutereta, ubundi ufite gahunda yo kurongora?
wagiye gushaka ubundi ufite gahunda yo gutereta, urashaka gutereta cyangwa n'irari, kuko hari ibintu bibiri, hari irari, hari no gushaka. Iyo utazi gutandukanya irari, tumenye no gushaka, ushora irari mu gushaka, wamara gushora irari mu gushaka, igihe cyo kuzajya gushaka cyagera ukazasanga uri kubivamo kubera ko washoye irari mu gushaka. Kubera ko niyo mpamvu ntabwo uzi ugukunda, nta n'ubwo uzi ugufitiye irari. Ni bino bintu bibiri, ntabwo uzi ugukunda, tuzi n'ugufitiye irari. Niba utazi ugufitiye irari rero, ukaba utazi n'ugukunda, rimwe na rimwe uzatoranya ugufitiye irari, ntabwo uzatoranya ugukunda. Kubera ko irari naryo risa n'urukundo. Oh my goodness. Kandekera aho ngaho. Hallelujah. Imana kamba senge nandekera aho ngaho maze dusoza. Amen. Amen. Tuzagaruka tuzakora cya giterane tuzagikora. Amen. Nkomeze. Nkomeze. Kubera ko uko niko urugendo rumeze. Ukeneye guhindura imitekerereze. Kandi imitekerereze yawe ikaba myiza yo kwizera. Kwizera birema imitekerereze myiza. Cyane Anike, irari risa n'urukundo. No guharara bisa n'urukundo. Irari risa n'urukundo. Ariko aho ritandukaniye nuko kimwe kiba gifite intego zo kubaka, ikindi gifite intego zo kuryamana n'umuntu gusa. Niho bitandukaniye. Intego rero z'irari zo zihutisha relationship cyane kuruta intego z'urukundo, urukundo nyarwo. Kuko irari ryo riba rishaka ikihuta kuruta ikindi kintu cyose kibaho. Icyo ni cyo abantu benshi bagwamo rero, kubera ko barasabye Imana ngo ibahe abagabo, ariko ntabwo bigeze bahindura karagiteri zabo. Kubera ko batahinduye karagiteri zabo, bahura n'irari aho guhura n'urukundo rw'Imana yabahaye. Iba iri joro munyumvishe, mwari kuvuga ngo Mana duha umwuka wera wo kumenya noneho. Mana duha umwuka wera wo kumenya. Kubera ko Imana yaragushubije, maze gushubije ntiwamenya irari n'urukundo rw'Imana yaguhaye. Kubera ko wasabye umugabo, urangije gusaba umugabo ntiwahindura karagiteri zawe, urangije ugwa mu irari. None uyu munsi uri gusafaringa kubera ko waguye mu irari. Uri kurera umwana wenyine kubera ko hari undi wagutaye, cyangwa se urarwaye, cyangwa se uri mu buzima bwo kubunga, murabyumva, kubungabunga mu bagabo, kubera ko umwuka hari uwakwanduje umwuka wo kubungabunga mu bagabo, kubera ko guhuza ibitsina bibiri biranduzanya, dayimoni ziranduzanya. Nicyo mpamvu Pawulo yavuze ngo icyaha cy'ubusambanyi ngo ni icyaha kibi kuruta ibindi byaha, kubera ko ngo gikorerwa imbere mu mubiri. Ntabwo yavugaga ko kizarimbura abandi kurusha ibindi byaha, ahubwo yavugaga ko aricyo cyangiriza imibereho yacu kurusha ibindi byaha. Nshobora kubeshya, namara kubeshya uwo tubana ntabeshye, kubera ko nta bihubimo. Ariko iyo ndaranye n'umukobwa mfite umwuka wo gusambana, wa mukobwa mwanduza wa mwuka wo gusambana. Uzi ikintu kiba, nawe atangira kugenda asambana kandi atarawuvukanye, atangira kugenda. Ikigaragaza ko uwo mwuka wakugiyeho ni uko mu nzozi ukunda kurota uri umukobwa, urota abagabo b'ijoro, cyangwa ukarota abagore b'ijoro uri umuhungu. Byandi magambo, hari uwakwanduje umwuka w'ubusambanyi. Mugiye kumbaza ngo mbese ngo byanditse muri Matayo, Mariya bamwirukanyemo abadayimoni 7 b'ubusambanyi. Bano badayimoni 7 b'ubusambanyi babirukana muri Mariya. Mariya ntabwo yasambanaga kubera we, ahubwo yasambanaga kubera ko yari afite umwuka w'ubusambanyi. Uyu munsi wa none ushobora rero kuba ugenda ubunga mu bagabo,
abagabo cyangwa abagore ukagenda mu bagore benshi atari wowe, kubera ko waryamanye n'umukobwa umwe ufite wa mwuka w'ubusambanyi, ukaba umwuka buri kukugendaho, kubera ko ntiwigeze uhindura karagiteri zawe mbere y'uko ujya gushaka uwo mukundana. Ukeneye guhindura karagiteri zawe kugira ngo Imana iguhe umugabo mwubakane urugo rubeho kandi rurame. Haleluya. Amen. Amen. Dukeneye guhindura karagiteri zacu. Nanjye nahinduye karagiteri yanjye mbere, nawe uhindure karagiteri yawe. Njye ntabwo ari uko nari meze. I have a brother here. I have my brother here. Mfite murumuna wanjye hano tuvukana papa na mama. Namubonye hano arahari. Nanjye sinari meze neza kera. Ntabwo nari umwana mwiza kera. Nawe mfite karagiteri mbi, ariko nkimenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanjye, nkimara kumwakira nahisemo gukurikira Yesu Kristo, nsoma ijambo ry'Imana, ndasenga ubudasiba, saba umwuka wera aza mu bugingo bwanjye, ndamwakira, ndamwumva, sinongera gukoresha umwuka w'idini, nkoresha umwuka wera. Niwe ugenga ubugingo bwanjye, niwe uyobora intambwe zanjye. Rimwe na rimwe ndi umuntu, rimwe na rimwe uri umuntu, ariko nubwo uri umuntu ntabwo uratanda, ntabwo urajya kure y'imbabazi z'Imana. Oya, uracyari imbere y'imbabazi z'Imana. Uranyumva? Ariko iyo wamaze kwimenya ugenda uhindura karagiteri zawe. Uranyumva? Karagiteri zawe nizo zituma wubaka. Karagiteri zawe nizo zituma uba mu kazi kawe neza. Karagiteri zawe nizo zituma ubana n'inshuti zawe neza. Inshuti zawe neza, karagiteri zawe. Iyo utarigenzura ngo usabe, reka mbabwire ikintu kimwe. Hari abantu bakora ikosa barangije bagahunga. Ntukajye uhunga, ujye usaba imbabazi. Ujye usaba Imana imbabazi. Nujya ukorera umuntu ikosa, ntukajye umuhunga, ahubwo ujye umusaba imbabazi. Nujya ukorera Imana ikosa, ntukajye uyihunga, jya uyisaba imbabazi. Aho ngaho niho hari imbabazi zayo. Amen. Nujya ukorera umuntu ikosa ukumva wamuhemukiye, cyangwa ukumva umuntu ntabwo mukiri connected, ni inshuti yawe ariko ntabwo ukumva hari ikintu kitakigenda mu mutima wawe, ujye umusanga umusaba imbabazi, umubwire ngo uko numva ntakimeze neza, naba naraguhemukiye, ese naba naragukoreye iki, umbabarire, umusaba imbabazi. N'Imana nukubwira ngo Mana numva umutima wanjye uncira urubanza, Mana umbabarire. Kubera aho ngaho niho wa mwuka wo kwangara uzacika burundu. Umwuka wo kwangara, haba mu kazi, haba umwuka wo kwangara, haba mu rushako, haba mu nshuti. Ntabwo ushobora kugira inshuti zirenze 5 umunsi umwe ngo udafite umwuka wo kwangara. Uba ufite umwuka wo kwangara ariko utabizi. Icyo mvuga mwacyumvise. Ntabwo ushobora kubana n'abagabo n'abasore barenze 3 ngo udafite umwuka wo kwangara. Uba ufite umwuka wo kwangara ariko nuko utabizi. Rero Imana y'amahoro, Imana yo mu ijuru, yuzuze iduha umwuka wera. Ibaho itanga umwuka wera kuri twese kugira ngo yuzuze imitima yacu, tumenye neza uko tugomba guhindura karagiteri zacu. Twamara guhindura karagiteri zacu tukinjira mu kwizera kwacu. Amen. 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 Tukinjira tugahindura karagiteri zacu. Imana ibaha umugisha. Birashoboka ko karagiteri zanjye nananirwa kuzihindura, ariko umwuka wera ahindura karagiteri. Umwuka wera ahindura karagiteri zacu. Kadusa umwuka wera ahindura karagiteri zacu. Amen. Amen. Imana ibaha umugisha cyane. Mwakoze. Uyu munsi twanezerewe, hari umuntu wakiriye Yesu umwami n'umukiza. Imana ishimwe. Rero reka nsenge maze twinjire mu gusoza. Imana ibaha umugisha. Sengera abantu bari hejuru. Imana ibaha umugisha. Duhindura karagiteri zacu. Duhindura karagiteri zacu gute? Ko mutakimbajije. Duhindura karagiteri zacu ari uko ariko twirebye ko turi babi. Ukimenya ukavuga ngo ariko hano ndi mubi, iki nakoze nabi, reka mpindure karagiteri zanjye, reka mpindure kino kintu. Ngaho mwuka wera, ngaho mpishurira, mfasha guhindura kino kintu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha cyane. Amen. Ndashoje. Niba hari ufite ikibazo mbere yuko nsenga, nangwa nsenge, ufite ikibazo arakibaza nyuma, sibyo? Yego. Amen.
Mana ndagushimiye ngo wahaye icyubahiro, uri Imana y'agakiza, wabanye natwe mu materaniro uko twatangiye n'aya masaha turacyari kumwe. Hari abari kubyuka, hari n'abari kuryama, wabanye natwe, wakoze ibikomeye ku buzima bwacu, wakoze ibikomeye ku mibereho yacu. Twaganiye amagambo akomeye, twaganiye amagambo y'ubugingo yabonekaga muri Yakobo, kwihangana kugeza Yesu agarutse akaza mu buzima bwacu agahindura imibereho yacu, kubwo kwizera ko guhindura karagiteri zacu. Mana yo mu ijuru, niba hari aho twabaye injiji, ntitumenye gusaba, ntitumenye kubana nawe, utubabarire, utwinjize muri kuno kumenya gusenga ndetse no kumenya kwizera no gusohoza kwizera kw'ibyo twizeye. Ngaho muri kano kanya buri muntu wese uri hano kuri live, umuha umugisha, umwambike imbaraga, umuha umwuka wera, umuhosoreze umwuka wera, uhindure karagiteri ze, uduhe imbabazi zawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abarwayi bakire, babe bazima, ubuzima bwabo bube buzima, ubuzima bwabo bugende neza. Mana yo mu ijuru, buri muntu wese waje hano wakandagiye kuri live, umuha umugisha, wagura imbago ze mu izina rya Yesu. Uyu mwaka ukingura imiryango yabo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ukingure ubuzima bwabo, maze imitekerereze yabo, ibitekerezo byabo byongere byaguke. Abashaka akazi kandi bafite akazi mu ntoki zabo, ubereke inzira y'akazi kabo mu izina rya Yesu Kristo. Ndabasabira umugisha, ubahe amahoro, ubahe gutuza, ubahe ibyiringiro, ubahe byiza, ubahe umutekano mu mutima. Imiryango yabo yihe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka abantu bari hano, agakiza kawe, ubuntu bwawe bumanuke ku buzima bwawe, bubane nabo mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese wageze hano, buri muntu wese wageze hano, umuhe umugisha, umukomeze amaboko, umwambike imbaraga, umwambike gukomera mu izina rya Yesu Kristo. Ndahanura uyu mwaka tugiye gutangira, buri muntu wese wageze ahanga, uwakandagiye ahanga, umufungurire umuryango, azabona urugi rukinguka ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Azabona urugi rukinguka uyu mwaka, azabona urugi rukinguka, azabona urugi rukinguka. Buri wese uri ahangaha azabona urugi rukinguka mu izina rya Yesu Kristo we Nazareti. Azabone urugi rukinguka mu izina rya Yesu Kristo. Azabona urugi rukinguka mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese uri ahangaha azabona urugi rukinguka, buri mwaka azabona urugi rukinguka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Hallelujah. Amen. Mwese tuvuge rimwe ngo amen. 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 Hari kurunja mvuga muri brag, nje nkunda kuvuga muri brag, nkunda guhanura muri brag. Gusa hari abantu nyine abo twabanye tuziranye, iyo mvuze ikintu barakimenya bakavuga ngo kino kintu Dadi yakivuze nanga brother yakivuze, ubwo nyine nuko. Kubera ko nge sinzi kwikaragasi, no hari kunyamvuga ikintu nyine nuko. Ejo niho King yahoze ambwira, uyu muhungu wanjye witwa King yahoze ambwira ngo Dadi, hari ikintu twavugaga cyabaye ejo bundi kandi kimaze imyaka 3 tukukivuga. Naramubwiraga wa mwana we, kino kintu kizaba muri buno buzima tugendamo, nugira amahirwe ahura n'umuhanuzi ariko utiyita umuhanuzi, aho utiyita umuhanuzi, wubaha Imana, udashyira imbere guhanura, uzamufata kuboko, ubane nawe, ugendane nawe, azakugeza ku rugero rukomeye cyane. Ikibazo cya benshi, bakunda babandi bahora bahanura buri munsi ngo imbebe inyuze hano, ngo umuntu arapfuye, ngo muri Amerika ngo byagenze. No, hari abantu umuntu bana nawe akakugira inama, Imana ikamubwira ikintu ariko rimwe na rimwe ntanakikubwira, ariko akakugira inama, genda gutya. Burya uwo muntu aba ari kukwinjiza mu buhanuzi nyabwo. Kubera iki? Ushobora kwakira ubuhanuzi ariko ntumenye kujera bwa buhanuzi, bukagucika ubureba. Ukora niko nyangirira abasore banjye, iyo Imana imbwiye ikintu sinkibabwira, ahubwo ndamubwira ngo hindura ino karagiteri, kubera ko hari ikigiye kuba, kandi kino kigiye kuba kizagusanga umeze gutya. That's me. Imana ibahe umugisha rero muri uyu mwaka rero. Imana ifungura umuryango wawe, ngaho hindure karagiteri kugira ngo uyu mwaka wawe Imana izagusange warahinduye karagiteri zawe, kubera Imana igiye gufungurira umuryango.
Haleluya. amen. Amen. Fungura umuryango wawe rero, Imana izafungura umuryango wawe yarasanze warahinduye imyitwarire. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndashoje. Niba hari ufite ikibazo nta kibazo, niba hari ufite gushima nashime, nawe ufite ikibazo nta kibazo. Ndashoje. Imana ibahe umugisha. Ndakimusubiza. Haleluya. Amen. Ndashaka gushima Imana. Nko mu minsi ine ishize twakoranye live nawe, ndakubwira ngo ndi kubabara ibere unsengere, uransengera none ndumva imisonga yagabanutsemo. Ndashima Imana. Oh, amen. Nakwibutse mama, wowe ufite ibere rirwaye, nakwibutse. Kanongere ngo usengere kigende burundu. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndategetse uburwayi burekura ibere ry'uyu mama mu izina rya Yesu Kristo. Rekura mu izina rya Yesu Kristo. Rekura mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bwe. Rekura ubuzima bwe nonaha. Abe muzima mu izina rya Yesu Kristo. Akire, abe muzima, abohoke, ibere rye rikire burundu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Haleluya. Nawe ndashima Imana. Ndashima Imana ko ikiturinze kugeza muri aya masaha, tukaba tugeze mu kwezi kwa kabiri. Ndashima Imana ku bw'uburinzi yagiye irinda umuryango wanjye no ku mutware wanjye. Twahuye na byinshi yenda byari guhitana n'ubugingo bwacu, bugahitana ubuzima bwacu, ariko iracyaduhagaze, iracyaturinze. Atari uko turi beza, atari uko dukiranutse, atari uko turusha abandi gukiranuka, ahubwo ari uburinzi bwayo. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Amen. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha musonera. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Imana ijyane nawe, igendane nawe mu kazi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay. Niba nta wundi ufite ikibazo nangwa gushima, reka nsoze. Saa 5 zirageze. Haleluya. Reka nanjye mbaze ikibazo gatonya. Ntago ndi mu Rwanda, ndi ahantu bita Australia. Ndagukurikirana ariko nyine ngewe nkaba mfite ikibazo. Akahinja afite umwaka, yarenze ubuhinja. No, nkaba mfite murihangana. It's okay. Nkaba mfite ikibazo nyine. Nakuriye mu idini ry'Abadventiste. Noneho ariko mu gihe cyo kubatizwa nyine sinabatizwa. Ngiye Kigali kwiga, mpindurira mu barokore kuko numvaga aribo bamfasha. Nabwo igihe planinze kubatizwa ntibikunde. Ngenda mpindura njye Nyamata, igihe naho mbonye umuntu numva nizeye wenda wakambatije, nitanza mu mahanga. Inaha rero mu mahanga gusenga biragoye, uri mushyashya ntago uba wakamenya ibintu nyine byinshi. Ndi mukuru ariko nyine ukumva abantu bakakubwira ngo niba utabatijwe ntago uzajya mu ijuru. Ariko wareba nyine amadini agukikijwe avuga se ninde ndi bwizere. Nyine nakubazaga niba nabikora nk'umuhango nkagenda bakanyibizamo hari ahantu nkagira, niba nategereza kambwira ati buri upfuye ntiwajya mu ijuru kuko utabatijwe. Ako kantu nyine gahora kambera imbogamizi, kandi wareba umupasiteri ukabona ntago burya wizeye, ntawe mbese uri kumva wizeye ko yakubatiza nk'itorero. Nyine nicyo ngicyo nashaka kubaza nyine kugira ngo menye ukuri, niba umubatizo ari we umuntu yizeye utabatijwe ko utagomba kujya mu ijuru, nyine ni uko utakoze uriya muhango wo kubatizwa. Imana iguhe umugisha.
ntabwo dusubize nk'utari bujye mu ijuru, ahubwo ndagusubiza nk'ukeneye kubatizwa. Ukeneye kubatizwa kubera ko Bibiliya ivuga ngo mubikore byose kugira ngo musohoze kwizera. Iyo wamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ikiba gisigaye ni ukwakira umubatizo, kubera ko umubatizo nawe uri muri bimwe Yesu Kristo yakoze kugira ngo asohoze gukiranuka kose. Kubera ko kubatizwa bihamiriza abantu ko wizeye, kubaye umwe hamwe nabo. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, Yesu yabwiye Nikodemo amubwira ngo utabyawe n'amazi n'umwuka ntazahabwa ubugingo buhoraho. Icyo twagishingiraho. Rero utabyawe n'amazi n'umwuka ukeneye kubatizwa. Mwibuka, reka nongere nkwibutse, hari indi nkuru nayo uzaze kuyisoma, ndaza kuyikurangira, yanditse nayo mu Byakozwe n'Intumwa, ivuga uburyo hari inkone yaganiraga na Filipo, baraganira kubera ko atasobanukirwa igitabo uburyo yagisomaga. Filipo yari intumwa, iyo nkone yari Inyetiyopi. Rero bahuriye mu nzira bagenda, bageze mu nzira ngo amusobanurire iby'ubutumwa bwiza. Amaze kumusobanurira iby'ubutumwa bwiza, arangije ngo yumva anyuzwe n'ubutumwa bwiza. Ngo yasomaga igitabo cya Esaya, hayi niba ntibeshye, sibyo Gadi? Ni igitabo cya Esaya yasomaga. Ariko ngo ntiyagisobanukirwaga. Noneho ngo ahageze ngo amusobanurire iby'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'icyazanye Yesu Kristo, ngo maze aramubwira ngo yumva aranyuzwe n'ubutumwa bwiza. Ngo bageze ku mazi aramubaza ngo none ko hano hari amazi, none iki kimbuza kubatizwa? Kubera ko mu bigize ubutumwa bwiza harimo no kubatizwa. Bibiliya iravuga ngo mugende, Luka igice cya 9 haravuga ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, mubabwire abemera mubabatize. Rero mu bimenyetso biza mu rubanza, mu bintu bitatu bine bizabaho, hazaba hari amazi, umwuka n'umuriro. Ibihamya bitatu bizahamereza ko umuntu yari umwizera. Rero ukeneye kubatizwa nawe. Hari ijambo ntakunda kuvuga, sinkunda kuvuga ijambo rivuga ngo umuntu ntazajya mu ijuru. That's not my deal. It's not our deal, okay? That's the plan of God. Uwo ni umugambi w'Imana. Gusa icyo nzi ni kimwe, kubera ko ukiriho kandi ukikomeye, kandi bikaba biri mu bigize abizera bamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukeneye kubatizwa kandi uzagenda ubatizwa. Wanyumvishe Furaha? Nyine kubatizwa nta kibazo. Gupfa kubatizwa n'ubonye apasiteri, urabizi n'aho abapasiteri. Ntabwo uzabatizwa n'ubonye wese. Hari ikintu tekereza cyakubayeho. Icyakubayeho wavuye mu nanjye iwacu turi Abadivantiste. Tekereza ko ukimara kuva mu Badivantiste ukajya mu barokore, wahuye n'abarokore ariko uhura n'abarokore batajijutse. Icyo nanjye nahuye nacyo bwa mbere. Uretse ko nagize amahirwe ngewe yo kuvamo nkasobanukirwa, ariko iyo uhuye n'abarokore batajijutse, barakuyobya ku buryo usigara umeze nk'injiji iba hejuru, umeze nk'ikintu kiba hejuru kitagira icyerekezo. Icya mbere, uhura n'abarokore bakubwira ngo nguriya ngo yavuye ikuzimu, bakavuga nguriya ngo akoshwa n'imbaraga mbi. Ibyo nibyo biba mu barokore batajijutse. Kankubaza ikibazo ninde wavuye? Yesu yigeze avuga iby'ikuzimu harahura bisoma muri Bibiliya? Iby'imyuka mibi harahura bisoma muri Bibiliya? Oya. Iyo umuntu akoreshwa n'umwuka mubi, diru yacu cyangwa mission yacu ni ukumurambikaho ibiganza, imyuka mibi ikamuvamo. Uranyumva? Rero nibaza ko aricyo kibazo wahuye nacyo, noneho amara guhura nacyo ukabura imyizerere, ukajya ubona abantu bose ntabwo bizeye. Ikibazo si abantu, urizera abantu. Yes, icyo kintu. Aha, rero nakubwiye ngo wahuye n'injiji. Just ugiye mu rusengero nturi. Niyo mpamvu mbere yuko ubatizwa ushaka kugenzura amatorero, ushaka kugenzura beza. Ariko se nimbikora kuko mbishaka. None se nimbikora kuko
bivuzwe ko muri Bible tugomba kubatizwa, ese umutima wanjye uremeranya nabyo ko uyu muntu ko kagiye kumbatiza? Ngewe numva nyine kubatizwa ari icyemezo nyine ufata gikomeye cyane, wenda niyo mpamvu ngeze kino gihe ntabwo ari ntarabatizwa. icyemezo ufata gikomeye cyane kivuye ku wundi, ni icyemezo ufata gikomeye cyane kubera ko wemeye Kristo ko ari umwami wawe. Yes, oya Kristo wenda mwemera nk'umwami n'umukiza. Aha rero ubwo unamwemera rero, buretse gato Furaha, ubwo unamwemera rero wemere n'abo yatumye mu isi. Okay, thank you, nicyo nabakubazaga. Imana iguha umugisha. Rero Jeannette, ngo muri Bibiliya ntahanditse imyuka mibi, irahanditse rwose, hari imyuka mibi yanditse muri Bibiliya, ariko ntaho yanditse ngo kanaka akoreshwa nayo. Bivuga ngo muzayigenzuza umwuka, ntabwo bayigenzuza kwizera ngo uriya muntu ameze uku, no, ntabwo ariko bayigenzura. Imana iguha umugisha Furaha. Reka nkubwire inama, uzashaka ahantu hakwegereye ugende uhaterane, cyangwa no mu badivu uzanageyo bakubatiza, it's okay, ariko niba umutima wawe ubyemera kubatizwa, uwakubatiza wese uzagenda kubatiza. Uranyumva icyo Furaha? Nzasubira mu badive. Imana igomba, kubera ko wabaye confusion. Yeah, I'm confused kubera ko nose ninsubira mu badive nzaza nsenga mu barokore. Nta kibazo, nta kibazo, ariko wabaye confusion. Banzo wikuremo. N'ubu ndacyari confused cyane. Icyo ni ikibazo, kandi usengere, kandi usabire Imana umugisha. Ntukabe confusion mama wanjye. Abantu babaye confusion kubera ko bahuye n'abantu bari confusion, nabo ubwabo batizera. Furaha, reka nongere nkubazike, reka nongere ngusabe, urukunyumva hano? Ndi kukumva. Ufite umugabo? Yeah, mfite umugabo n'umwana. Arizera? Ni umwizera nawe? Azi Bible cyane, yarizeraga ariko nyine nawe yaraguye, ntago agisenga. Okay, ufite musaza wawe w'umukristo ukunda Yesu? Just nyine niba nagusobanurira abadive nyine ntago tumera nk'abarokore. Aha, nicyo ndi kugusobanurira. Ndashaka kukubwira ngo kubatizwa ntabwo bisaba umupasiteri, bisaba ko uwizeye wese yabatiza undi. Ntibisaba ko banza ari idini, no, uwizeye wese. Ubahagana he muri Australia? Uba mu mujyi wuhe mujyi? Amba ahantu hitwa Queensland. Rero uwizeye wese yakubatiza, ntibisaba kubanza wajya mu itorero ahantu cyangwa mu rusengero ahantu, no, uwizeye wese nk'umwami n'umukiza wawe ukavuga uti mbatiza, yakubatiza. Yo nahise ko ari ntuza pasiteri gusa, bari abashumba bonyine b'abapasiteri n'ababishop. Confusion. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha. Icyo kibazo ni cyiza cyane. Oya, ntabwo ari sore mama, ni cyiza cyane. Reka kuba confusion. Queensland hari ahantu hari amatorero arahari menshi cyane. Uzajya ujya guterana, sibyo? Uzajya guterana, nurangiza uzabatizwe. Imana iguha umugisha. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ndashoje, niba nta kindi kibazo. Brother, njye mfite icyifuzo. Ndagusaba usengera Imana incira inzira mbashe kubona akazi gafatika. Njya ngira akazi ariko kakavamo nta mpamvu ndi kubona. Harya uba hehe Doto, bahagana? Ndi mu Rwanda. Ukava mu kazi. Hanyuma ikindi, nshaka pasiporo ariko sinjya mbona ubushobozi bushyitse kuri ayo mafaranga ayigura, kubera niyo nayabona nyabona ari buhita ahura n'ibibazo byo kwishyurira abana ishuri n'ibindi bibazo by'ubuzima. Nubwo nabona mwayezi zo gushakisha akazi hanze, ntabwo byakunda nta pasiporo. Okay, kamusabira umugisha. Imana iguha umugisha. Uzaba pasiporo nta nubwo zihenda cyane da. Imana izaguha umugisha.
numara gukira ibere ariko twize gusenga kandi twize guhindura karagiteri noneho tangira muri ya intuza twari turimo rero sibyo uraza kubona Imana ihindura amateka. Imana ibuha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nibaza ko nta kindi kibazo, reka nsenge nkureho nsoze. Niba nta kindi kibazo ndashoje. Amen. Nta kindi kibazo. Imana ibuha umugisha. Thank you Jesus. Wakoze Yesu wabanye natwe tugwaye cyo. Shaho dufite nyiramubande sinzi ikibazo kwa dufite Charlotte simbizi. Shalom, shalom big brother. Shalom, shalom. Haba. Mukama simwe bambe nakushemerwa haba nakushemerwa bambe mukama simwe. Mukama simwe mukama ni murungi bambe. Nibaza ko nta kindi kibazo ntawe niganye ijambo nashoje. Imana ibahe umugisha mwese. Nabasengeye Imana ibahe umugisha. Asimwe munonga asimwe munonga. Urinkahe haba urinkahe? Yes, Imana iguhe umugisha. Please urumva sinjya menya ngo ndaza live ryari kubera siko kazi. Hari igihe abantu bambaza ngo nza live ryari, ntabwo ngira umunsi, iyo mbonye akanya niho nza. Imana iguhe umugisha. Iyo mbonye akanya niho nza, ntabwo ngira umunsi. Wagiye muri kata wagiye Tanzamuye. Okay, kanguzamure twishime. Uri kata Dadi, hari undi muntu wagusabye ngo umuzamure uyu Maduna akubaze. Maduna ambaze. Okay. Haba uri Imana iguhe umugisha igukomeze haba. Ngaho ndashaka kumbaza twishime. Pastor waramutse neza? Waramutse neza. Igitondo cyiza. Igitondo cyiza kuri wowe. Nawe bikubere bityo kuri mwese. Wari ugiye tutaganiriyemo gatoya, ngenda gukunda cyane mba mu Rwanda. Ngaho nganiriza twumve. Nkunda gukurikirana cyane. Ikintu gitumye ngira amatsiko yo kugira ngo nzamuke kuri table hejuru. Numvaga uwo mukobwa uwo mudamu witwa Uwera uba muri ngirango Australia witwa Uwera Flaha. Hari amagambo yavugaga nkumva umugani wawe umubwiye ngo nkunda kubwira abantu ngo iyo umuntu yigishijwe nabi akurana imyumvire itari myiza. Mu by'ukuri abantu bajya birengagiza yuko umwana w'umuntu atajya ababarira ibyaha, kandi bakirengagiza ko ijuru duharanira twese tuzarihabwa n'imirimo twakoze. Ntabwo tuzigera turihabwa nuko tuvuka ahantu hakomeye cyangwa se dufite amafaranga menshi. So mu by'ukuri bitewe n'imyumvire numvisha afite, sinzi niba ari kunyumva, nagira ngo tuganiremo gake nk'iminota mike. Twese ntago turi abanyedini ahubwo turi abemeramana. Ngewe uburyo mbyumva, idini ngewe uburyo ndifata nka adresse aho umukristo ajya guteranira. Twishime uretse gato nsomera iyi message y'umuntu witwa Zonata aravuga ngo pasiporo igura ngahe ngo azayigurire Dota umenya yagiye. Pasiporo ntabwo nza mperuka. Pasiporo hari yigura 100,000 sibyo? Ni 70,000 ya. Sinzi niba hari message simbizi niba wamusanga ini box ukamwandikira ukamubaza byamufasha. Yitwa message yitwa zone kandi Imana iguhe umugisha cyane. Dota niba yagiye simbizi. Hari igura 75 y'imyaka 5, hari n'igura 100,000 y'imyaka 10. Sibyo ra?
Eh, nibyo. eh. Shalom mwese. Shalom haba. Amahoro. Turashima Imana. Amin. Umeze ute? Meze neza ndashima Imana. Wibuke ko twashoje amateraniro turi kuganira niyo twashoje amateraniro turi kuganira ndashaka umuntu witwa Yoranda unzi izina rya kera ndashaka kumenya uwo ari we kubera izina ryanjye azi abantu bakeneye uwo arizi. Yoranda uraho neza. ninde tuvugana kubera izina ryanjye uzi ni izina ryo mu bwana urinde? Amakuru y'iminsi isembone nkwibwire. Ni meza. Uranzi ndi Kampire nagukuriye mu maso. Kampire mwijenda Aho Actually nyine nagiye kujya kubona mbere nari namubonye kwa John ejo tutaraza. aho ngaho Are you serious cyane? ni ukuri kw'Imana da. Kampire mwijenda mu rugo? Mwijenda mu rugo kose. Yesu wanjye nundi atangaye ndumiwe noneho rero. Ariko mana uyu uracyakomeje akazi ko guhugura abantu. Wanditse hariya ngo wanditse izina ryanjye hariya ngo wibuka ngo inama zanjye yibuka. Ndavuga umuntu uzi izina ryanjye ryo mu bwana ninde? None kumbe ni wowe? Njyewe njya nkwandikira nkabona utanshubije. Sinjya nsoma message zo za inbox mama. Kandi ibintu by'inkoranyambaga bino ku mbuga sinjya nshobora kubimenya buriya cyane ngo sinzi. Uko ngize umugisha nkagusangaho. Kampi. Warabyaye ufite abana? Mfite abana. Bangahe? 3. Imana ishimwe. Congratulations. Ayiga Kami wanjye ngo ariko ni ukuri kw'Imana ko wajya ufata ugahamagara abantu wahuguraga waganizaga ibizima abantu. Njya nkubona nkumirwa uri kuvuga nka hano nkumirwa. Kubera iki umirwa? Kubona umuntu umwigero cyawe uvuga Imana ntabwo byoroshye. Mugiro cyanjye. Yoranda uri mu myaka imwe na Kami? Harya afite ingahe buriya njye ndi mukuru. Oya ubaye uri umudamu ufite imyaka nk'iye wakaba ugendera ku kabando wowe. Njye mfite 40. Rese urumva yankuriye imbere nk'umwana. None se wa mugane wowe ahubwo wowe uri mu kigero cyanjye wowe ntago wowe ungana na brother wanjye wari uraho aba wo ngo ni brother wanjye ariko ntabwo muzi Kampi wowe ntabwo muzi. Abinaha aba mu Rwanda ahubwo muranaturanye Kanombe. Ntuyani Masaka. Ntero kutwikana mbekera turanye rwose. Navuye wa muvandimwe we uwo Akami yabaye umuntu wacu cyane rambi umuvandimwe sinakubwira gute sinzi gusa ariko icy'ingenzi tuvane ubuvandimwe yaraduhuguraga cyane akatugira inama cyane. Hari ikintu byahinduye mu buzima bwanyu? Byaragihinduye. Wow. Naba nkimukurikirana ntacyo byampinduye ntacyo yamariye. Ni byiza rwose niba ikintu byatanze mu buzima bwawe. Wavuyemo umudamu kandi icyo gihe nabahuguraga ntaraba umurokore ntarakizwa. Uri aho ngaho. Yoranda ngo uri aho ngaho. Yari aho ngaho nyine ariko nyine yari aho ngaho nk'abandi bose nk'abandi basore. Atereta ntabwo yaduterega twari abana imbere yawe akabatucishaho n'ikinyafu.
ariko ma yadukanga ndanezerewe ahubwo ariko rero nubwo wari umwana n'abandi bakobwa bakuze sinabateretaga ntabwo nakundaga ya mana si uko turi hano bari kumva mu by'ukuri ntabwo yateretaga pe gusa uri n'umubyeyi akugiraga inama kandi ari muto rwose kandi ukumva ko ari yari afite ubwenge muri we bwo kugira umuntu inama kandi ubona ntacyo akagombye kuba barusha ni Imana ibihereza umuntu biriya reka cyane cyane mbese we waje umvugisha ihoraho none sinakuvugisha ngira ntuza zawe ko mperuka cyagiye kaguhamagara nyuma ntuza yawe naje kuyibura kontakite yawe ngaho yifate ngerega ntabwo ibintu mbisobanukiye buriya mbimenye na vuba kuba naje nka hano ngo mvugane n'abandi nyandikire gusa ufurowingi witwa Haba uze kumwandikira akwandikire Haba umwandikire uzamuha nomero zawe mujye muvugana cyane rwose nubwo mwita umwana umuheruka ari mutoya ariko icyo gihe ntabwo ari muto yigaga nko mu wa 3 segondere mu wa 4 nko mu wa mbere ahubwo mu wa mbere ubwo se byari nka ryari ni uwuhe mwaka ya Diodo si mu bihumbi 2000 na Diodo nta kibazo bararizi nuko niko nitwa n'ubundi ati ari nko mu bihumbi 2004 na kangahe hari mu bihumbi 2005 na 2006 mwari abana batoya gusa ikibazo uyu mukobwa umuntu yagize yapfushije nyina mpari ayowe noneho apfushije nyina nta na se yagiraga noneho urumva apfusha nyina nibwo nari nkiva no mu kazi agicuga nari nkiri mu kazi rero mu kazi ariko oya waravuyeyo naravuyeyo oya nari ndi mu kazi ahubwo nakoreraga hanze wese nabaga nari narwara niko Yoranda nabaga nari narwara yagiye nabaga nari narwara mama 2006 agutyo bamureke bari bararwaye sinzi wenda uramfashaho oya narwaye ngeze narwaye none sinarwaye nyuma ese uribuka ndwaye mfite beki mfite uribuka ndwaye mfa oya niba ari nyuma ya 2006 nari naragiye ntabwo wambonye ndwaye ariko warabyumvise narabyumvaga sina cyane ariko kuko nta telefone umuntu abaga afite ari umunyeshuri no Haba reka ngo ubuhanya bw'umwana numva yaje gupfusha nyina imodoka imugonze rero urumva babaga ahubwo rero nakoze counseling kera uyu mwana naramukansoring ahubwo yabaye umudamu wabaye umudamu kubera njye wakabaye unshimira nagushimira se nkubonye kandi ngushimiye kubw'inama zawe mbere ya byose sinabibonye Imana ishimwe niki hanyuma ko wavuye nk'umudamu mwiza ndashima Imana bazagusure abo bana banjye mfite umuhungu hano witwa Wiri azagusure Wiri uzasure Kampiri yitwa Kampiri Yoranda muranyumva tuzamusura ni umwana umukobwa mwiza cyane kera yaragakuba gashabutse kagira amahane aho nkagakubita nyine kagiraga amahane narabakubitaga urumva kagiraga amahane cyane mbona n'ubu nta nzira amahane aracyayafite kubera urumva yari umwana ariko urumva nkabicaza nkabashyira hamwe kandi ntaranababyaye kwa muganga rero natangiye kuvuga ubutumwa kera nubwo ntabizi oya watangiye kera Imana iguha umugisha wakoze cyane none ndakumenye ndakwandikira ndaza kwandika nomero yanjye uyitware
uzanyandikire. Urakoze cyane. Ngaho reka ngusabire umugisha n'abana. Yego nawe uteka guha imigisha nawe ibyo nsengera cyangwa usengera ni ukuta Imana. Ndaza guha nomero yanjye ujye umvugisha nta kibazo. Nta kibazo nzamuvugisha. harya Buranga ntiyari musaza wawe? Buranga ari mu Miyomba. Buranga yari Nyokorome. urumva haba twongeye guhuzwa rero n'umugabo n'umusore. Umusore wangiriye neza, kamabwira umusore wangiriye neza. Imana yo mwigisha abantu beza. Ngaho bushizemo myuti maze mbwire nyirarume uyidusigire dore dusigaye turi bake. Mbasigire iki mama, mbasigire iki Joy? Urashaka kubasigira nimero yawe? Hari nyirarume nahuye nawe, nari mfite amafaranga menshi, yari amafaranga menshi, zari 8,000,000. Tekereza 8,000,000 zo mu 2004 na gatatu. Yari menshi pe. Haburanyumva? Ndakumva. Ntamuzi kandi ntabwo nari muzi, ariko gusa nari ngiye kujya ahantu hanze, kandi numvaga ninjya hanze ayo mafaranga nzayangiriza kandi ngomba kuyasiga uko byagendaga kose. Kandi ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gusohoka aho narindi, kubera ko nagombaga kujya hanze mvuye aho narindi. Kandi ayo mafaranga nari mfite ntabwo nagombaga kuyashyira kuri banka, kuko icyo gihe nta banka nari twari dufite. Ibyo ni kuvuga ubyumva. Nari nkiri muri kakazi. Yego. Noneho ya mafaranga mbwira uwo mwana w'umuhungu namubonye bwa mbere. Gusa numva umutima urandamukunze, nabwira ngo twara aya mafaranga sinkuzi, mwandikira urupapuro uzayaha umuntu yitwaga Mwanditsi, uzayamuhe numubura ukabona ntagarutse amafaranga uzayarya, uzayakoresha. Ibaze. Nukuri kandi hari ku kibuga cyari kuri aeroport, nayamuhere ku kibuga cy'indege i Kanombe. Uwo mwana w'umuhungu sinari muzi isura. Uwo mwana w'umuhungu witwa Buranga yari nyirarume w'uyu mukobwa. Aragenda afata amafaranga, afunguza account, ashira kuri konti, abika amafaranga. Ndagenda mara umwaka umwe hanze, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, mara imyaka 2 umwana w'umuhungu abitse amafaranga atanze, nanjye ntamuzi. Nyagasani. 8,000,000. Ngaho mumbwire abantu bari hano, mumbwire ukuntu uwo muntu yarateye. Yarateye kuko wenyine. Buranga ngarutse sanga ayo mafaranga aracyahari, na wa muntu nabwiye ngo azayamuhe sanga yaramushatse. Ariko amushatse we yanga kuyamuha, aravuga ngo ntabwo ndi buyamuhe, banza unyandikire. Nuko umuhungu ndagaruka arayampa. Igihe turi gupanga, sinzi icyo twapangaga icyo gihe, ndabyibuka ndi gupanga, ndi kumushaka ngo ajye ku ishuri kuri university, yarangije secondaire ajya mu polisi, aza kwitaba Imana tutongeye kubonana. Nongeye kubona Yoranda, naje kumushingura rero. Umwana yaramaze. Haya twongeye guhurira campus, twongeye guhurira. Reka njyango nari namumyutinze nagazi gukora unmute. Wasanga arimo no kuvuga azi ngo ariho. Naho twongeye guhurira na Kampire rero n'uyu mwana w'umukobwa, ariko yabaye umudamu. Rero urumva ko yarafite nyirarume w'imfura. Nuko turashobora cyane aho imfura cyane. Aro Karama, mwaramutse? Waramutseho? Yego. Nanjye ndashima Imana yuko buri gihe iyo uje kuri pano turaterana. Ariko nari narabuze umunsi wo kugira ngo munzamure ntanga icyifuzo. Gusa ndi mu Rwanda. It's okay. Mfite icyifuzo cyanje na murumuna wanje.
murumuna wanje yashatse mbere ariko atwara inda zikavamo, amaze kuvamo inda 3 yo yagiye mbere yanje, noneho nanje ubwo nyuma ye nshatse none natwaye inda ivamo, none n'ubu ndi kumva mu nda hanjya cyane, nkavuga se Imana n'indi igiye kuvamo, ndi kugira nyine mu nsengere cyane. humura. Mm. Muri Zefaniya 3:17 haravuga ngo Imana iri muri wowe n'intwari kandi irakiza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndategetse ikintu cyose gituma bano babyeyi bava mu inda. Mu izina rya Yesu Kristo iyo mbaraga y'umwijima itsindwe ive ku buzima bwe. Mu izina rya Yesu Kristo wa mbaraga y'umwijima ifata inda sohoka mu izina rya Yesu Kristo. Rekura ubuzima bw'umwana w'Imana, rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Sohoka, rekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wa mbaraga we usohoke uve ku buzima bw'uyu mama na murumuna we, nuko abe muzima, bose babe bazima mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Imana iguhe umugisha, Imana igukomeze, genda ube muzima na murumuna wawe, mwese mube bazima mu izina rya Yesu. Amen. 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 Murakoze cyane. Nawe urakoze. Dota mwabonye umuntu menya twashojwe, nta wundi ukeneye kubaza, nta wundi. Imana waho umugisha. Tuyishime yari kuvuga, sinzi icyo yavugaga. Tuyishime namuciye mu ijambo. Amusore tuyishime. Sorry nta kibazo, nabyo byari bikeneye kubanza gukora n'ibyo nabyo. Yarumva umuntu uvuze izina ryawe ryo mu bwayo mu busore umwitaho. Namuyobewe. Ahubwo ngiye numvisha uriya mu mama, numvisha uriya mu mama nsa nanjye nk'umuziho. Wasanga unamuzi, wasanga munaziranye. Numvisha atuye i Masaka kandi nanjye nabaye i Masaka. Numvisha uriya mu mama dusa nk'abaturanye ko numvisha ijwi ndizi pe. Nuko njye navuyeyo nkaba ndi za Kimironko. Njye muheruka bakiri abana. Umuntu muziranye mu bihe by'abana kuvuga izina ryawe rirazina, ni umuntu uba ukuzi neza. Izina ry'igikristo nta muntu ujya urimenya. Dore nta muntu ukunda kurimenya. Nankuyeho? Oya, ntabwo ari twe. No, ntabwo ari twe. Ariko hari umuntu nashaka kuvugisha witwera Furaha, nuko mbona yamyotinze ntabwo ari kumva. Baza ndimo ndakumva, nanjye nagutegereje. Wanegereje? None se ufite ikibazo kuri iki? Wera numvishe ni ukuri ufite ikibazo. Nanjye niyo mpamvu nabajije, ariko yavuze ngo bafite ibibazo, nabajije ni ikibazo. Ariko washubijwe. Nasubijwe, ibyo nibazaga nasubijwe, ariko nawe reka baze, kubera ko wenda afite ukuntu nawe wenda yabyumvishije mu rundi ruhande rwiwe. Katumwa urimo uranyumva? Ni umuntu wari umpamagariyemo ntabwo na Yes, ndi kukumva. Ari ukuntu wavuze ngo wumva wifuza kubatizwa, ariko ubu ubatizwa kubera ko abapasitori benshi ubona bashobora kuba bakubatiza bitewe n'uko nyine ari abo ubona baguca imbere bashobora kuba bakora imirimo itari myiza, ntigukomere kuba yakubatiza. Sibyo? Navuze ngo sindabona uwo nizeye. Uwo nizeye. Urabona uwo wizeye? None se umuntu wizeye urumva nk'umushumba cyangwa se umupasitori, wenda nk'umupasitori uzakubatiza, wumva wamubona gute? Wumva wamwizera gute? Jesse, wowe rero uri kumbaza, njye nabajije ikibazo, none nawe uri kumbaza ibibazo. Urumva nta ntuza mfite, nta byinshi nzi igituma